rero ijambo ry'Imana rizakurinda urupfu rwo mu mwuka. Ni ibiryo bigutunga, bitunga ubugingo kandi bikagukomeza mu mwuka. Rero ni ukuvuga ngo umuntu rero udafite ijambo ry'Imana muri we, tumugereranya n'umuntu ushonje. Udafite ijambo ry'Imana muri we, tumugereranya n'umuntu uri kugendera mu mwijima ariko ari nta rumuri afite. Ngira ngo twababwiye umuntu uri kugendera mu mwijima kandi adafite urumuri. Ndagira ngo nawe utekereze ibyamubaho, kandi imbere ye hari ibisitaza, imbere ye hari urwobo, imbere ye hari ibintu byinshi ashobora gusitaraho. Ari mu mwijima, nta rumuri afite. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite ijambo ry'Imana rero nuko tumugereranya n'umuntu ugendera mu mwijima ariko adafite urumuri. Yesu ashimwe bene data. Ni mwarimu Valens kandi wongeye kugaruka muri za nyigisho zigambiriye guhindura ubuzima bwawe. Twakomeje kukubwira ko izi nyigisho nukomeza kuzumva ubuzima bwawe butazaguma uko bwari bumeze. Ni ukuri rwose kandi uzabyibonera n'amaso yawe kandi uzabihamiriza abandi. We ntuzarebe megabayiti uko nsoma cyangwa se umwanya bigutwara, kuko ndabizi ko ibyo udepansa kugira ngo ukurikire izi nyigisho, ibyo uzunguka birenze cyane ibyo udepansa. Niyo mpamvu ugomba kuzumva uko byagenda kose, kubera ko nzi ko uzunguka ibirenze ibyo udepansa kugira ngo uzumve. Rero uyu munsi inyigisho nkuzaniye nayo ni iyindi nyigisho nziza cyane igiye kugufasha. Tugiye ni ukuvuga ngo wenda birashoboka ko wagiye ukunda kumva ijambo ry'Imana, kumva abantu baryigisha cyangwa se na Bibiliya urayifite, ariko hari ukuntu wenda utajya gukunda guha agaciro cyane ibintu byo kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kuryumva cyangwa kurikurikira. Ariko uyu munsi ikinzanye ni ukugira ngo ngutere inyota yo kumva ijambo ry'Imana no kurikurikira no gukunda kuryiga cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nje kukubwira inyungu 10 zo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe. Nicyo cyanzanye, nta kindi kinzanye, donc ni ukukubwira inyungu 10 zo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe. Unkurikire rero, tugiye kugenda twihuse kandi turagendana n'ibyanditswe. Ni ukuvuga ngo tugiye guhera ku nyungu ya mbere. Inyungu ya mbere yo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe, tugiye kubanza turebe, kugira ngo iyi nyungu ya mbere uyisobanukirwe neza, tugiye kubanza turebe icyo twagereranya ijambo ry'Imana nacyo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana turigereranya n'ifunguro, ibyo kurya bigutunga, ibyo kurya bya buri munsi bigutunga. Ni ukuvuga ngo uko dusanzwe tubizi no mu buzima busanzwe, burya ibiryo cyangwa se ibitunga umuntu, ni ukuvuga ngo biba bikenewe buri munsi. Ni ukuvuga ngo umuntu aba akeneye kurya buri munsi kugira ngo abashe kugira gute, kugira ngo abashe gukomera kandi abashe kubaho. Kuko ni ukuvuga ngo uramutse uhagaritse kurya, ni ukuvuga ngo ejo bundi twakumva wapfuye. Kuko ni ukuvuga ngo turarya kugira ngo tubeho, kuko uhagaritse kurya ejo bundi twasanga wapfuye. Ni ukuvuga ngo ibiryo birakenewe mu buzima, umuntu aba akeneye kurya. Niyo mpamvu usanga abantu birukanka hirya no hino bashakisha amafaranga kugira ngo babone uko baza guhaha, kuko bazi neza ko batariye bapfa. Ijambo ry'Imana rero turigereranya n'ibiryo, n'ifunguro. Turigereranya n'ifunguro. Reka dusome muri Matayo 4:4 wumva ko havuga. Matayo 4 aravuga ngo, aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ndagira ngo wumve, ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, bya biryo turya buri munsi, umuceri, ibijumba, ibigori, bya bindi umuntu arya, inyama, amafi, ni byinshi urabizi. Ngo ntabwo ari biriya bitunga umuntu gusa, ngo ahubwo ngo umuntu atungwa kandi n'ijambo ryose ngo riturutse mu kanwa k'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo amagambo y'Imana, ijambo ry'Imana naryo ni ifunguro rigutunga. Ni ifunguro uko bya biryo bisanzwe twavugaga bitunga umubiri, ijambo ry'Imana ni ifunguro ritunga ubugingo, rikagukomeza mu mwuka. Ku buryo habayeho kutakira ijambo ry'Imana buri munsi muri wowe, byakuzanira urupfu rwo mu mwuka. Urupfu rwo mu mwuka rubaho, umuntu ukabona ari muzima rwose pe, ukabona ari muzima ahumeka agenda, ariko mu buryo bw'umwuka yarapfuye bibaho. Rero
ijambo ry'Imana rizakurinda urupfu rwo mu mwuka. Ni ibiryo bigutunga, bitunga ubugingo kandi bikagukomeza mu mwuka. Rero ni ukuvuga ngo umuntu rero udafite ijambo ry'Imana muri we, tumugereranya n'umuntu ushonje ariko wabuze ibiryo byo kurya. Ndagira ngo nawe wumve, umuntu ushonje wabuze ibyo kurya aho yerekeza. Ntabwo nakwiga ko kubwira nawe wahimenyera. Reba umuntu arashonje ariko ibyo kurya birabuze, mbwira bikomeje kubura uwo muntu byagenda bite? Uko rero niko byagendekera n'umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we. Uwo ni wo mumaro wa mbere, ni ifunguro rigutunga. Tujye rero ku mumaro wa kabiri wo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe. Umumaro wa kabiri wo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe, nanone turareba iki ijambo ry'Imana twarigereranya nacyo. Ijambo ry'Imana turarigereranya n'imiti. Muramusanzwe mubizi mu buzima busanzwe ko iyo umuntu arwaye akenera kujya kwa muganga kugira ngo bamuhe imiti iza gutuma ya ndwara yikira. Sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo urwaye ukenera imiti kugira ngo indwara yawe ikire. Imiti rero irakenewe. Ijambo ry'Imana rero rigereranwa n'imiti. Ni ukuvuga ngo ni umuti ukuvura indwara zawe z'umwuka, kuko habaho indwara z'umubiri ariko hakabaho n'indwara z'umwuka. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rigukiza indwara z'umwuka, ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gukora no ku mubiri, ndetse n'indwara z'umubiri zirakira riciye mu ijambo. Ibyo nabyo twarabibonye, tubifitiye ubuhamya. Ntabwo rikuvura indwara z'umwuka gusa, rikuvura n'indwara z'umubiri. Reka tujye muri Zaburi 107:20 twumva uko havuga. Zaburi 107 umurongo wa 20. Nabwiye ko tujyana n'ibyanditswe. Zaburi 107 umurongo wa 20 haranditse ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara. Ndagira ngo wumve ko ijambo ry'Imana rikiza indwara. Ni ukuvuga rero ngo iki, umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we tumugereranya n'umurwayi wabuze imiti. Ndagira ngo nawe umbwire umurwayi wabuze imiti byamugendekera bite? Niba arwaye indwara kandi hakaba hari imiti yamukiza iyo ndwara, ya miti akayibura, ndagira ngo wumve aho umurwayi yerekeza. Uko rero niko umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we nawe bimeze. Ni ukuvuga ngo ni umurwayi udafite imiti. Ijambo ry'Imana rivura indwara z'umwuka ndetse n'iz'umubiri. Iyo rero ubuze ijambo ry'Imana muri we, ni ukuvuga ngo indwara yawe aho ikwerekeza urahabona. Iyo rero ni umumaro wa kabiri wo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe, kuko ni ukuvuga ngo rizagukiza indwara zawe, iz'umubiri n'iz'umwuka. Tujye kuri gatatu. Inyungu ya gatatu cyangwa umumaro wa gatatu wo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe. Nanone kugira ngo wumve inyungu ya gatatu, turareba iki ijambo ry'Imana twarigereranya nacyo. Hano ijambo ry'Imana turarigereranya n'urumuri. Nk'uko mubizi mu buzima busanzwe, iyo umuntu arimo agendera mu mwijima, wenda iwawe ujya bwira nijoro cyangwa nawe ujya ugenda mu gicuku cya nijoro cyangwa se ukaba ahantu hari umwijima, ngira ngo warabibonye. Iyo umuntu ari kugendera mu mwijima aba akeneye ikintu bita urumuri, itara rimumurikira, aba akeneye itabaza kugira ngo rimumurikire, kuko aramutse ari kugendera mu mwijima adafite itara, ni ukuvuga ngo yarisika kugwa mu rwobo cyangwa agasitara akikubita hasi. Ndetse akaba yagira gute, ashobora gusitara akikubita hasi cyangwa akanyerera cyangwa akagwa mu rwobo, bikaba byamuviramo gupfa. Azize iki? Kuko atari afite urumuri. Ariko iyo ajya kugira urumuri, yari kugenda areba neza, agakatira urwobo cyangwa se agakatira icyari bumusitaze, noneho bigatuma agera iyo ajya amahoro. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu afite urumuri agenda mu mwijima, bituma agera iyo ajya amahoro ntacyo abaye. Ijambo ry'Imana rero rigereranwa n'urumuri. Tugiye mu byanditswe rero. Tugiye muri Zaburi 119 umurongo, Zaburi 119 umurongo w'105. Zaburi 119 umurongo w'105 handitse ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ngo ni umucyo umurikira inzira yanjye. Ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ngo ni umucyo umurikira inzira yanjye. Wabyumvise? Urumva ko ijambo ry'Imana ko ari urumuri, ni itabaza, niryo rikumurikira mu rugendo rwawe. Uramutse udafite ijambo ry'Imana rero, umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we,
tumugereranya n'umuntu uri kugendera mu mwijima ariko ari nta rumuri afite. ngira ngo twababwiye umuntu uri kugendera mu mwijima kandi adafite urumuri, ndagira ngo nawe utekereze ibyamubaho, kandi imbere ye hari ibisitaza, imbere ye hari urwobo, imbere ye hari ibintu byinshi ashobora gusitaraho. Ari mu mwijima, nta rumuri afite. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite ijambo ry'Imana rero nuko tumugereranya n'umuntu ugendera mu mwijima ariko adafite urumuri. Ubwo ikizamubaho uracyumva, ntabwo azagera iyo ajya amahoro. Ijambo ry'Imana rero iyo ni inyungu ya gatatu yo gutunga ijambo ry'Imana muri we. Ni ukuvuga ngo rizakubera itabaza, rizakubera urumuri, bitume ugera iyo ujya amahoro. Wumvise? Rero tugiye ku nyungu ya kane. Nababwiye ko ari inyungu 10, biragusaba kunkurikira neza kugira ngo wumva akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Inyungu ya kane tugezeho nayo kugira ngo yisobanukirwe neza, tugiye kuvuga icyo tugereranya ijambo ry'Imana nacyo. Ijambo ry'Imana none kandi tugiye kurigereranya hano n'indorerwamo kugira ngo wumve inyungu ya kane y'ijambo ry'Imana. Turarigereranya n'indorerwamo. Uko usanzwe ubizi indorerwamo, uko usanzwe ubizi indorerwamo ni igikoresho kidufasha. Ni ukuvuga ngo iyo ngiye kuza nka hano, iyo ngiye kuza hano cyangwa hari ahandi hantu ngiye kujya hiyubashye, ni ukuvuga ngo nkenera indorerwamo kugira ngo nirebe mu maso ndebe niba hari ahantu hari umwanda nkukureho. Ni ukuvuga ngo ndamutse ntafite indorerwamo, nshobora kuba mfite umwanda mu maso ariko nkawugendana, bikaza gutuma wenda naho ngiye ntakirwa, cyangwa se ntakirwa kubera ko babona ndi umunyamwanda, bakavuga ati ariko Valens uwo mwanda wawe ntabwo hari ahantu ntabwo hinjira, ni ahantu hiyubashye kandi tuba dukeneye abantu bafite isuku. Ni ukuvuga ngo kutagira indorerwamo bishobora kungiraho ingaruka, bigatuma ngendana umwanda, bikaza kungiraho ingaruka itari nziza. Indorerwamo rero igufasha kumenya aho umwanda uri, noneho warangiza ukawukuraho ukagendana isuku, bigatuma ibyo ugiyemo bigenda neza kuko bakubona n'isuku. Rero umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we, mbere y'uko mvuga ku muntu udafite ijambo ry'Imana muri we icyo twamugereranya nacyo, reka tubanze dusome muri Bibiliya. Reka tujye muri Yakobo 1:23, Yakobo 1:23 na 24. Baratubwira ngo kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ndagira ngo wumve ko ijambo ry'Imana hano barigereranije n'indorerwamo. Wumvise? Nakubwiye akamaro k'indorerwamo, kwigufasha kwireba ukamenya hari umwanda, warangiza wa mwanda ukagira ute, ukawikuraho ukagendana isuku. Umuntu rero udafite ijambo ry'Imana muri we, tumugereranya n'umuntu ugiye kujya gukora urugendo ariko akaba adafite indorerwamo imufasha kwireba ngo amenye aho agira gute, amenye aho akura umwanda cyangwa aho akosora. Ijambo ry'Imana niryo ridufasha gukosora aho tudatunganye, nk'uko indorerwamo igufasha gukosora mu maso ukamenya aho ukura umwanda. Iyo umuntu rero asomye ijambo ry'Imana cyangwa amenye ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rimubera nk'indorerwamo, kuko ari ryo rituma amenya aho akosora mu buzima bwe, akamenya aho atagenda neza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, akamenya aho agomba gukosora. Rero kutagira ijambo ry'Imana muri wowe, uramutse udafite ijambo ry'Imana muri wowe, twakugereranya n'umuntu udafite indorerwamo mu rugo. Ni ukuvuga ngo yajya agendana umwanda kuko atazi ahari umwanda ngo awukureho. Rero aka niko kamaro kakangahe ka kane k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'umuntu, niryo rizagufasha kwitunganya, kumenya aho ukosora kugira ngo ubashe kwemerwa n'Imana kandi ugirirwe neza n'Imana. Tugiye ku kamaro ka gatanu k'ijambo ry'Imana. Akamaro ka gatanu k'ijambo ry'Imana kugira ngo kumve neza ijambo ry'Imana, tugiye kureba ikindi kintu turigereranya nacyo kugira ngo wumve akamaro ka gatanu k'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hano turarigereranya n'intwaro cyangwa inkota. Mu buzima busanzwe murabizi, muzi akamaro k'imbunda, muzi akamaro k'intwaro, muzi akamaro k'inkota ku musirikare uri ku rugamba. Umusirikare uri ku rugamba iyo afite intwaro, ya ntwaro niyo umufasha kugira gute, kurasa umwanzi, niyo umufasha kwica umwanzi kugira ngo umwanzi ataza akamugirira nabi. Ndagira ngo wumve umusirikare aramutse adafite intwaro kandi ari ku rugamba uko byamugendekera. Ni ukuvuga ngo wa mwanzi yaza akamwica, yarangiza akamukorera ibyo ashaka, azize gusa kuko adafite intwaro. Ijambo ry'Imana rero ni intwaro, niyo idufasha,
niyo turwanisha urugamba rwo mu mwuka, kuko haba urugamba rw'umubiri hakabaho n'urugamba rwo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo rero umuntu ntabasha kurwana urugamba rwo mu mwuka adafite intwaro ariyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nicyo gikoresho, niyo ntwaro turwanisha urugamba rwo mu mwuka. Udafite ijambo ry'Imana muri wowe, ni ukuvuga ngo urugamba rwo mu mwuka uzarutsindwa, kuko umusirikare uri ku rugamba adafite intwaro agomba gutsindwa byanze bikunze. Reka tujye mu byanditswe turebe aho batubwira ko ijambo ry'Imana ari intwaro cyangwa inkota. Abefeso 6 niho tugiye. Mu Befeso 6, Abefeso 6, igitabo cy'Abefeso 6 umurongo wa 11 n'uwa 17, hano handitse ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Iyo umuntu adafite intwaro z'Imana agerwaho n'uburiganya bwa Satani. Niyo mpamvu bavuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ikindi kuri 17, kuri 17 baratubwira ngo mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo murumva ko hano kuri 17 batubwiye ko ijambo ry'Imana ari inkota yo mu mwuka. Bivuga rero ngo udafite ijambo ry'Imana muri wowe, twakugereranya n'umusirikare uri ku rugamba ariko adafite inkota, ariko adafite intwaro. Ndagira ngo wumve uyu musirikare uko byamugendekera. Aka rero niko kamaro tugezeho ka 5 k'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niyo ntwaro izagufasha guhangana n'umwanzi kugira ngo utagerwaho n'uburiganya bwa Satani mu ntambara yo mu mwuka urimo. Ni ukuvuga ngo uzarwanisha intwaro ariyo jambo ry'Imana. Ni igikoresho kizagufasha gutsinda umwanzi kugira ngo utagerwaho n'uburiganya bwe. Ako niko kamaro ka 5 k'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Turakomeje. Tugiye ku kamaro ka 6 k'ijambo ry'Imana. 6 nabwiye ko ari 10, ndagarukira ku 10. Akamaro ka 6 k'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, cyangwa inyungu ya 6 yo gutunga ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Tugiye kubanza kugira ngo wumve inyungu ya 6, tugiye kureba icyo tuza kugereranya ijambo ry'Imana nacyo. Hano ijambo ry'Imana turarigereranya n'imbuto. Imbuto uko mubizi mu buzima busanzwe, iyo umuntu amaze guhinga umurima, ni ukuvuga ngo akenera imbuto. Ni ukuvuga ngo umurima kugira ngo utange umusaruro ufatika, hakeneye kuboneka imbuto nziza ikabibwa muri uwo murima. Iyo imbuto iribwe mu murima, ni ukuvuga ngo wa murima urera ukazatanga umusaruro, abantu bakishimira uwo murima kubera ko watanze umusaruro. Bitewe n'iki? Habonetse imbuto zo kubibwamo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rigereranwa n'imbuto. Ni ukuvuga ngo wowe uri umurima. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niyo mbuto ibibwa muri wowe, ni wowe tugereranya n'umurima. Ni ukuvuga rero ngo iyo ijambo ry'Imana ribibwe muri wowe, rirakura rikazatanga umusaruro. Niko kwa kundi usanga ubuzima bw'umuntu butanga umusaruro ukomeye kubera ko ubwo buzima buri mu imbuto ari ryo jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ubuzima budafite ijambo ry'Imana turabugereranya n'umurima udafite imbuto. Ni ukuvuga ngo uwo murima ntabwo wawutegaho umusaruro. N'umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we ntabwo twamutegaho umusaruro, haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Umuntu udafite ijambo ry'Imana nta musaruro tumutezeho, nk'uko tudateze umusaruro ku murima wabuze imbuto. Reka tujye mu byanditswe turebe ukuntu ijambo ry'Imana barigereranya n'imbuto. Mariko 4:14. Mariko 4:14. Mariko 4:14. Mariko 4:14. Mariko 4:14 baratubwira ngo umubibyi nubiba ijambo ry'Imana, izo mu nzira aho iryo jambo ry'Imana ribibwa. Ndagira ngo wumve, hejuru bavuze ngo umubibyi nubiba ijambo ry'Imana. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo hari umubibyi, hakaba umurima, hakaba n'ibyo abiba, kuko umubibyi agiye ibyo abiba. Umubibyi ni uwigisha ijambo ry'Imana, umurima ni uwigishwa ijambo ry'Imana, imbuto ni iryo jambo ry'Imana ribibwa. Ndagira ngo wumve ko birigereranya ijambo ry'Imana nk'imbuto. Reka twongere dusome mu Bakorinto ba mbere 3:6. Wumve uko hatubwira. Abakorinto ba mbere 3:6. Abakorinto ba mbere 3:6 baratubwira ngo ninjye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira,
ariko Imana niyo yazikujije ngo ninjye wateye imbuto. Wumvise ko ijambo ry'Imana ari iki? Ari imbuto. Aka rero niko kamaro ka kangahe? Ka gatandatu k'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rizaza ari imbuto ribibwe mu buzima bwawe, nuko izo mbuto zizakura, nuko ubuzima bwawe buzatanga umusaruro. Niko kwa kundi ujya kubona ukabona umuntu ubuzima bwe butanze umusaruro, ubuzima bwe butanze umusaruro, abantu bakamugiriraho umugisha benshi cyane. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'uwo muntu buba burimo gutanga umusaruro. Kubera iki? Kubera ko yakiriye imbuto muri we, ari ryo jambo ry'Imana. Tujye rero ku kamaro ka karindwi k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'umuntu. Ijambo ry'Imana mu buzima bw'umuntu, akamaro ka karindwi. Ijambo ry'Imana nicyo gikoresho umwuka wera akoresha yeza ubuzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo uramutse udafite ijambo ry'Imana muri wowe, umwuka wera arashaka kweza ubuzima bwawe, ariko nta gikoresho gihari cyo kwifashisha yeza ubuzima bwawe, kuko igikoresho yifashisha ni ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo umwuka wera yeza ubuzima bwawe akoresheje ijambo ry'Imana riri muri wowe. Bivuga ngo niba udafite ijambo ry'Imana muri wowe, ni ukuvuga ngo umwuka wera ntabwo afite ukuntu yakweza ubuzima bwawe, kuko igikoresho yajyaga kwifashisha aricyo jambo ry'Imana ntabwo kiri muri wowe. Reka tujye mu byanditswe turebe. Tugiye muri Yohani 17:17. Yohani 17:17. Yohani 17:17 haratubwira ngo 17:17 batubwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ndagira ngo wumve ngo ubereshe ukuri. Ni ukuvuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ni ukuvuga ngo hari ukukweza bakoresheje ukuri. Uko kuri ni ijambo ry'Imana. Noneho dusubiye inyuma gato tukajya muri Yohani 15:3. Ndagira ngo mwumve ko havuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ndagira ngo ubyumve. Yesu yaravuze ngo none ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ni ukuvuga ngo ijambo Yesu yavuze niryo ryabejeje, ngo mumaze kwezwa. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryeza ubuzima bw'uryumva. Wumvise? Iyo rero udafite ijambo ry'Imana muri wowe, kwezwa ushaka kuvuga atari ko kwezwa wakomeje kutubwira kwezwa n'iki? Kwezwa n'iki ko wakomeje kutubwira kwezwa n'iki? Ni ukuvuga ngo kwezwa nibyo bita ngo ni sanctification. Ni ukuvuga ngo kwezwa ni uguhindurwa mushya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kwakira Kristo mu buzima bwe, iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo mu buzima bwe, umwuka w'Imana atangira gukora igikorwa cyo kweza wa muntu, kugenda amuhindura mushya, amutransforma buri munsi. Ni ukuvuga ngo uhindurwa mushya n'umwuka wera akoresheje ijambo ry'Imana riri muri wowe. Rero kutagira ijambo ry'Imana muri wowe byatuma utazahinduka mushya, kubera ko igikoresho cyagakoreshejwe mu kuguhindura mushya, igikorwa cya sanctification, byatuma donko utabasha kugira gute guhinduka mushya, kuko igikoresho cyakifashishijwe mu kuguhindura mushya kitari mu buzima bwawe, ari cyo ijambo ry'Imana. Umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we rero twamugereranya n'umuntu ushaka guhinduka mushya, twamugereranya n'umuntu ushaka guhindurwa mushya, ariko igikoresho cyari kwifashishwa kugira ngo ahindurwe mushya akaba atagifite. Umumaro rero w'ijambo ry'Imana tugezeho, ngira ngo tugeze mu wa karindwi, wa karindwi, nuko iryo jambo ry'Imana ari ryo rizifashishwa kugira ngo uhindurwe mushya. Niko kamaro ka karindwi. Tujye ku ka munani. Turimo turasatira ku musozo. Tugiye ku ka munani. Umumaro wa munani w'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Umumaro wa munani w'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, ijambo ry'Imana kandi ni igikoresho gituma wumvirwa mu masengesho yawe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ijambo ry'Imana muri we, Bibiliya iramusezeranya ko icyo azasaba cyose azagihabwa. Tujye muri Yohani 15:7. Yohani 15:7 ngo nimuguma muri ya magambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ndagira ngo wumve aka kantu. Ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iyo urifite muri wowe, ngo wemerewe gusaba icyo ushaka cyose ukagihabwa iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe. Ni ukuvuga rero ngo kutagira ijambo ry'Imana muri wowe byatuma udahabwa ibyo usaba. Ni ukuvuga ngo byatuma utumvirwa mu masengesho. Ni ukuvuga rero ngo umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we twamugereranya n'umuntu ufite ibintu asaba umuterankunga we,
ariko akaba adafite ibituma ahabwa ibyo asaba. Donc ibyagatumye ahabwa ibyo asaba akaba atabyo afite. Ndagira ngo wumve rero uwo niwo mumaro wa kangahe wa munane w'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, nuko rizatuma wumvirwa mu masengesho, icyo usabye cyose ukagihabwa, nk'uko babitubwiye muri Yohana 15:7. Tugiye ku mumaro wa 9 ari ubanziriza uwa nyuma. Umumaro wa 9 ari ubanziriza uwa nyuma ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo rigufasha gukiranukira Imana cyangwa kwirinda ibyaha. Wumvise? Ntabwo ubasha gukiranukira Imana, ntabwo ubasha kwirinda ibyaha udafite ijambo ry'Imana muri wowe. Uzo kuvuga uti se kuki nsaba bigomba kuba mfite ijambo ry'Imana kugira ngo nirinde ibyaha cyangwa se nkiranukira Imana? Nuko ntabwo ushobora gukora iby'Imana ishaka kandi utabizi. Mu ijambo ry'Imana niho tumenyera iby'Imana ishaka, niho tumenyera ibinezeza Imana, twarangiza tukabikora. Ni ukuvuga ngo ntibishoboka ko wakora ibinezeza Imana kandi utabizi. Iyo umuntu adafite ijambo ry'Imana muri we, dore ukuntu bigenda. We ni ukuvuga ngo ashobora gukora ibintu binezeza abantu bakamushima, bakamunezererwa, bakavuga turiya muntu aritonda, ni umuntu mwiza, turamushima. Agakora ibishimwa n'abantu, ariko atazi ko afite n'ibindi Imana imugaya. Ntamenye ko afite iby'Imana imugaya. Kuko umuntu w'umufasha gusa hari ibintu ukora bimwungura, we arakunezererwa rwose, akaba yagutangira ubuhamya. Ariko umuntu ashobora kugira ibintu Imana imushinja kandi abantu bamushima. Rero ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo ridufasha kumenya ibishimwa n'Imana, twarangiza tukabikora, noneho n'Imana ikadushima. Hari situation umuntu ageramo akibaza atari ko si ibintu nzabyifatamo ne kubera ibintu ugezemo, bigakenera kumenya iki ijambo ry'Imana ribivugaho kugira ngo umenye uko ubyitwaramo. Iyo rero udafite ijambo ry'Imana muri wowe, ntabwo ubasha gukiranukira Imana. Ushobora gukora ibinezeza abantu cyangwa ugakiranukira abantu, ariko ntiwakiranukira Imana utazi ijambo ryayo. Niyo mpamvu Dawidi yavuze, reka tuhasome muri Zaburi 119, tugiye kuhasoma twumva uko havuga. Zaburi 119, Zaburi 119, Zaburi 119 umurongo wa 11 handitse ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Ndagira ngo wumve ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Ijambo ry'Imana niryo ryamufashaga kudacumura ku Mana, kuko yageraga imbere y'ikintu agashaka kumenya icyo Imana ibivugaho, akajya yitwara ku kintu agezemo bijyanye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rero niryo rizagufasha gukiranukira Imana, kandi nyuma yo gukiranukira Imana hari inyungu nyinshi cyane, hari ingororano, hari imigisha, hari byinshi cyane. Iyo umuntu yamaze gukiranukira Imana, hari byinshi cyane Imana imukorera kandi byiza bimunezeza kandi bigafasha n'abamuzengurutse. Rero turi ku musozo, tugeze ku nyungu ya nyuma ariyo ya 10, inyungu ya 10 yo gutunga ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, ni nayo tugiye gusorezaho. Ni ukuvanga ijambo ry'Imana rimanura presence y'Imana mu buzima bw'umuntu. Ni ukuvanga Imana irifuza kumanuka ikabana nawe, igatura muri wowe, ikagendera muri wowe, igakorera muri wowe. Ariko ni ukuvuga ngo ikimanura Imana muri wowe bigatuma yiyemeza kumanuka igatura muri wowe, ni ukuba ufite ijambo ryayo. Iyo Imana ibonye umutima urimo ijambo ryayo, Imana ibonye ubuzima burimo ijambo ryayo, bituma yiyemeza kumanuka igatura muri ubwo buzima. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rimanura umwuka wera mu buzima bw'umuntu. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa 10:44. Ibyakozwe n'intumwa 10:44, turimo turasoza. Ibyakozwe n'intumwa 10:44, numva uko hatubwira, kuko nababwiye ko twifashisha ibyanditswe. Hano Petero yari arimo yigisha ijambo ry'Imana, yari ari imbere y'abantu benshi yigisha ijambo ry'Imana. Ndagira ngo wumve kuri 44 wumve ukuntu bavuga ngo Petero akivuga ibyo, ngo umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Ndagira ngo wumve Petero yarimo yigisha abantu ijambo ry'Imana, ngo umwuka wera amanukira abumvise iryo jambo. Ni ukuvuga ngo umuntu wumvise iryo jambo, umwuka wera ngo yahise amumanukira. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rimanura presence y'Imana mu buzima bw'umuntu. Imana ikamanuka gutura muri wowe, kugendera muri wowe, gukorana nawe, kubana nawe bitewe n'ijambo ryayo riri muri wowe. Uyu ni wo mumaro rero wa 10 wo gutunga ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Ni naho dushoreje. Rero ndagira ngo kuva uyu munsi niba wajya gusuzugura ijambo ry'Imana, ushobora kuba utaryitagaho, ushobora kuba utarihaga agaciro, kuva uyu munsi
ndagira ngo ufate icyemezo cyo gutangira kwiga ijambo ry'Imana, cyo gutangira gukurikira ijambo ry'Imana, cyo gutangira gutunga ijambo ry'Imana muri wowe buri munsi buri gihe, kuko twumvise inyungu 10 zo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe. Ngiye kugusengera rero kugira ngo Imana igufashe kugira ngo kuva uyu munsi gutunga ijambo ry'Imana ryinshi muri wowe, ubonye inyungu uzabona zitangaje, kandi ndakwizeza rwose ko mu minsi igiye kuza, mu minsi iri imbere, uzareba ibintu Imana izakora mu buzima bwawe, nibwo uzamenye ko ibintu twakubwiraga wenda uyu munsi dushobora kuba tubikubwira wumva ari ibikino, wumva ari nko kukureshya gusa, ariko ibi bintu uzaba umugabo wo kubihamya. Mana yacu, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, ndasengera uyu mugaragu wawe wateze amatwi iri jambo, nongeye kumusabira umugisha kubwo gufata umwanya we akumva iri jambo. Ndasaba kugira ngo umuhe umugisha utagabanije, umubohore, niba hari indwara arwaye uyimukize, niba hari ikibazo yari afite cyangwa icyifuzo yari afite, ndakwinginze kugira ngo ukimukemurire. Ndasenze kugira ngo Mana ishobora byose uhaze kwifuza ku mutima we, ndamusabira imbaraga, ndamusabira Mana kugira ngo wuzuze ijambo ryawe muri we, kugira ngo nawe abashe kubona izi nyungu twize zo gutunga ijambo ry'Imana muri we. Komeza ubane nawe, kandi ukomeze umurwanirire intambara zose, kugira ngo nawe azabe umugabo wo guhamiriza abandi kuri Imana igira neza. Ndagushimiye kuri kumwe nawe, kandi kugiye kumufasha, kandi kugiye guhaza kwifuza ku mutima we. Cyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.